bavuge byose bajya bamvuga buri munsi nibwo dushobora kubona udusoko two kwamamaza kubera iyo mba ntashaka kuvugwa ubu nibura mba nshobora kuba nseriva mu kabari umuntu useriva mu kabari ntabwo twamuvuga umuntu uri gutwara imodoka twaye abagenzi Rubavu ntabwo tumuvuga ni kamera umuntu uri muri office muri processing amadosiye uri kudiringa iby'imitekano mu mahanga uri kuranguza izi kamera ntitumuvuga twebwe rero turi hano kugira ngo dutange ibyishimo mu banyarwanda natwe bitugarukira tukavuga kugira ngo dutange ibyishimo kuko rurya abandi rutagusize aho ni n'abantu bari mu shop bagomba kumenyera ko mu gihe umaze igihe uvuga abantu nawe ugomba kuvugwa ibi ni byiza nta nubwo hano hari uburyo bwo guhitamo ngo genda shaka kwibombarika ntago bizagenda biragoye twikomereze rero mu ijoro ryashize nibwo twagiye tubona inkuru ndetse bamwe batari kwivugaho rumwe bamwe bati ikintu kiriho cyo nuko YouTube channel ya Clara TV nta kibazo kanyivuge yaba yahawe strike cyane ko nugenda ukanasacinga hari ikiganiro cyo kigize ni duva ni mu bihumbi 400 cyenda ugiye mu 500 ariko muri dashboard afite mu 500 ariko izi saha nusacinga kuri YouTube channel ye nakiriho bamwe rero bati cyasibwe mu kanya gato hari umamagati nyamara wasanga ari wagihayidinze ndetse hari nuri kuvugwa muri uyu mwandika ati wabona cyangwa se ari runaka wagisibishije nyine ukumva ko abantu batari kwivugaho rumwe wowe uko ubibona urabona byagenze bite kujya cyane ntabwo ari uko mbibona ntago njye mvuga ibintu uko mbibona mvuga ibintu nkoresheje n'ibimenyetso yego nafashe umwanya mpindura thumbnail za channel yanjye shyiraho amafoto yanjye ndi muri studio kubera iki hari channel 3 jo nakiriza abantu zasibwe hari channel zifite used content ambo ikiganiro cya Karara cyarasibwe ni strike automatic ntago ari kuvuga ngo nuko mbibona hari uburyo butatu nduze kwisobanuramo umuntu wese wakoresheje iriya video yuriya mugabo ari hasi iriya igaragaza akaguru adakandagira karaka video zose ziri iriya video channel itasibwe hari zabaye removed automatically babyitse babura my email yazo ngibwo byabigiye kugaragaza Sabe wa nyawe bikatugaragariza ko ibyo agenda avugwaho byaba ari ukuri banyarwanda ahubwo reka tuze twirire show wahisemo kuza gukora imyidagaduro hari obusheni igihumbi ari kujya gukora akaba successful naga abantu basucceedinze ari abantu bo muri showbiz banabyumve neza rwose benshi babona kuri izi kamera babari abakena ari abatindi ku mutima mu mufuka byaranze rero niba uri kuri imyidagaduro hamwe ntago ugenda njya nemera navuga ngo uyu ntavugwe uyu nikigwa nta muntu kwisi n'umutavugwa Pidida arafunzwe icyo nicyo n'umukirari successful nakoranye n'umusore witwa Sebo navuze Trump baramushinja abagore ni president yayoboye isi yose umuntu w'America Amerika bayoboye isi yose ko bamuvugwa iby'abagore Bill Clinton yigeze kurongora umusoketeri we muri office icyo kirego kiracyagaruka si umuperezida ko byavuzwe ntago ibi ni ibintu biraho abantu bagomba kumva ko inkuru mbi n'inziza ziravugwa the same case no kuri YouTube bwayo ushobora ku uploadinga video iri nude y'ubwambure cyangwa isebya aba LGBTQ abatinganya baryamana bahuje ibitsina cyangwa y'abana ukandika ukavuga ko ari not made for kids cyangwa video y'ubwicanyi irimo amaraso irimo inkomere irimo ibintu bishobora kuba biri horrific images y'amashusho ubwoba ikiremwa muntu YouTube bwayi automatically amarobo yayo kuko babisetinze itisibi iyo video bakanagwa warning Karara video iraba yavanyweho atari strike ari YouTube yamusabye kwivanaho kwera ya video yo wa mugabo ari hasi uburyo bwa gatatu bushoboka ngura tumuhaye ikaze avuga ibitekerezo bye ukabyumva nibwo buryo ntago ari mu buryo bw'ubusesenguzi we ya expressinga ibitekerezo bye ntawe ku kintu runaka n'ugusesengura ni njye wamuhamaga muzane cyane dukeneye abantu basengura babagore urumva we yaravuze ati ino video nubundi yabanje guhabwa ati bifi binini ngo bi expose ibyo bifi binini ni byande ubwo nini shaka ariko ngarukiriza aho ngaho wenda yego niba tubona muri Bibiliya ko hari cyageze abantu ntibakundane kuki abantu kuri YouTube bumva ko ariho bakundana yego
wari wakora ikiganiro kivuga kuri Karara atazanye content y'uriya mugabo? Ntabwo ndagikoraho, ariko nanone turi kumuvuga kuko yazanye nyine iyo content. Yabaye umuyoboro wanyujijwemo iriya video kuko ni na mission yahawe, kuko ikiganiro cya mbere yagikoze agishyiramo ubwoba, ubwakurikiye ntago bongeye kumwizera ngo amuhe izindi video, ahubwo yaje asoma comment z'abantu azasubizanya ngo nabisize kanta, kuko iriya script ukuntu ipanze ndabizi. Yagombaga gukora ziriya video kuzageza agaragaje video ku kuguru kw'iburyo hari ibintu by'imyeru byaguyeho. Ya manager mbandi muri gym cyane muri swimming pool. Mu busesenguzi bwawe uko ubibona, nimba abantu bakubwira ko hari wabimbwiye ati hari ama video ari mu cyumba, ibyo bintu rero tukibaza, iyo nyine ni privacy nibyo ndanabyemera, ariko ukibaza ni gute byaba byaragenze kugera aho abantu bavuga ko ari ni video ziri mu cyumba. Shaka kugira mvuge bino bintu byo myidagaduro nyine bisa nk'ibirenze abantu b'imiryango bubatse, ubona ko bisaba kwigira intaragahanga. Hanyuma Punditi, hanyuma ubona se rero abagaba ibitero byo kuvana ama YouTube y'abantu bo hatari igihe kizagera bakabigabwaho, kubera ko nimba abantu bari kuvuga bati mu gitondo nibwo nahoze numva umwe mu bago ku mihanda ati nta munerega wo guba yakora YouTube channel y'umuntu, ati cyane ko amugani nawe abayifite, ati kubera icyo atayikuraho undi nawe akisiga insenda nawe agakoresha ubundi buryo bwe. Munsi y'abantu nabonyeho akenshi sinzi zanimero n'ikintu zashaka gusobanura. Wenda nkatwe turacuza turanamamaza, ariko bano bantu baba ngo nimero zo mushaka muzishyireho zibazikora iki? Simbizi. Ntago mbakira none. Mu biganiro dukora. Ariko uwo muntu urumva ko ndamusubije mu byo buri fact. Yego. Kuko ariko bino bintu tunabitandukanye. Video y'umuntu ari hasi ari gutabaza na video y'umuntu yicarimo araganira, bari kuganira, izo video ziratandukanye cyane. Iyo mediation uri kuyivuga nk'umunyamategeko. Uravuze ngo mbishyize mu rwego rwo mu rukiko. Mbishyize mu nyandiko no mu ngingo. Hano wajyari wano ni sinabyaye. Niri gukora. Ikibazo tsorezaho ni iki? Urumva Punditi? Sinabyaye icyo ari cyo. Isobanura iki? Nyine gukora ibintu nkaho ntacyo uramira. Shakishe inkuru z'ahandi, abacana inyuma ni benshi, abasenya ingo ni benshi, nababazana ubundi nakore content yo kwerekana abagabo basenya ingo n'abagore basenya ingo. Iyo content mu Rwanda turayikeneye twebwe, izadufasha kuko yanyu sindubaka, nzatamenya ngo nishaka umugore nzitwara gutya kugira ngo ntazajya mu bya gatanya cyangwa se ntazasenya, yaba ari kumfasha kunyigisha cyangwa shingiye akaguruba kababye yajya bigisha ati umugabo unyurwa, abagore bose ni kimwe, umugore nyurwa, abagabo bose ni kimwe, ibintu nk'ibyo kurangiza barangiza gutya, iyo umugore atarangije bigenda gutya, ayigisha ibyo bintu kuko ntabyo twe tuzi, turacyari abana. Komera ntuzasaze byaravuyemo nko kora kwa Kanyombya. Nibyo nkubwira. Noneho ntago washaka kumureba, ariko video buretse gato. Noneho narangiza ukazana ati Gasaro mu kabari k'inyamirambo yasinze. Ikiganiro kikajya views 30. Namwe nibyo mukunda. Mujye mureka rero babaha ibyo mukunda. Babaha ibyabo. Ntago mukunda ibyiza. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV na Punditi TV show, turabasuhuje umerereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane, mwebwe mufata umwanya wanyu mukareba ibiganiro dukora umunsi ku wundi. Nukuri muraba ingenzi, yabawe wandika ibyiza, yabawe wandika ibibi, bitewe nuko byumva. Turagusuhuje kandi turagukunda twebwe ko uri kuduteza imbere, sibyo Pundito? Cyane buri muntu ushyira comment kuri ku kiganiro aba yakirebye. Yego pe, ngenda byemera. Yatakirebye uhita ubona ko atakirebye. Ariko umuntu ufata umwanya akareba ikiganiro cyose akakiro gashyiraho comment yagutuka, ni sawa cyane. Yego. Kuko abaruhutse ni therapy. Ndabona wahambuye yose tsisiko bishya. Iba byita super. Babyita super. Okay. Yakati twa super ni saro yitwa step by step niba yishyizeho. Mukwafiri yitwa pass. Kuba byamamaza ariko batanyishyuye. Ngewe nago baba babishyizeho nishyuye. Okay. Gendi product yewe nta kintu na kimwe hano nshobora kuba nambaye mba nishyuye cyetse nk'amasogisi. Ipantaro. Narayiguza da. Boxer. Narayiguza. Isengeri. Nayo nambaye. Waruvuze. Ngo nta kintu na kimwe nambaye. Keretse ubu none ariko akenshi gihe nambara ubwo rasi kugira ejo nakano cyari bincanze noneho. Ibindi byose. Ntago nabiguze.
ntabwo biguze nibyo bandodeye ariko kuba umusitari ni byiza pe ntabwo ari ubusitari ahubwo hari igihe Imana ivuga ati genda ubeho mwana wanjye Nasoma Bibiliya na pareye n'iz'ubuntu ukajya wamamaza The Dame Dental Smile Clinic kwa Dr. Yande dore ndabikwibukije nta kandi kanura ukweli.times.com ni hose muri myidagaduro ahandi neza Sony Education amashuri mwarimu Clement umva se ndashaka kategori y'ikamyo reka mbaze nanjye namamaza umuntu wawe arayigisha kanamamaza umuntu nyine umumbarize nimba yambonera ntuze kategori y'ikamyo ito yayiguha ndashaka kujya gutwara ikamyo muri Canada ubwo rabaza muri Canada ngende mu Rwanda hoya nzavana hano kategori ntuzi ko ari mpuzamahanga mwarimu Clement arabikora ariko yego nyine ubwo uhita umurabura Clement kabisa ni umwarimu mwiza cyane uhita umurabura ni ukuri reka murabure ahubwo oya reka ndabura abangaba dukurikije kubera ko uyu mwarimu sha yatumye mbona permis kandi yubahwe pe kandi umwe mu bantu bagiraga ubwoba bwo gutwara umuntu wagutinyuye nanjye yantinyura ariko wagiye ureka nukuri reka mbwire pundi nagaru kwamamaza mwarimu Clement yigisha neza yigisha atuje akakwigisha kabisuga afata ku buryo ashobora kukwigisha hagati y'umunsi na 15 ndavuga iki imodoka ukaba wajya mu muhanda ugatwara urabizi ko natinyaga wamagano wawe imodoka warayatsaga ugatengura ariko ajya gusebanya pundi yaba umuntu ni intwari rero reka nshimire n'abadiaspora bagiyeyo bakajya kwiga ndetse bakambwira ko yigisha neza nukuri reka ndabura abantu mu Kigali mwarimu Clement akorera Norvège ndetse na Nyamirambo Norvège hamwe bimuriye ishuri yego no kuri tapi yego nimero rero ni 0788 883 2 ibintu bikagenda neza ukibonera permis yawe nawe ukabasha gutwara ufite permis nyarwanda nziza cyane ni mpuzamahanga y'ibirongera nago yifite hano iri mu modoka soft se nyereka soft nyereka soft pundi urajya ngo utajyana ukwamamaza gusa nyereka soft mu gihe ukireba muri Sony Education dutanga scholarship visa dutanga tiye z'indege ukaba wajya kwiga dufite ama scholarship 100 amanota y'ikizamini yarujuje afite kategori ya B mpuzamahanga yakoreye ahangaha warujuje kabisa uri intwari sawa urabona ko ufite akenge nk'iya kantu rero Robert Mane yanjye bagashokora okay wishyire bagweshokora agashokora ndakarye muri Sony Education ubwo niba ari abantu bafite amanyeshuri barangije high school hari imyanya 100 mu Bushinwa hamagara 07865488 dufite cyuko abantu batari kwasha kujya kwiga hano muri Sony Education byarakemutse turashaka abantu 100 tujya kohereza mu Bushinwa kujya kwiga nta kintu kimwe wishyuye free scholarship cyangwa se ukajya gushaka akazi za Cambodia za Laos za Germany ama scholarship za South Korea n'ahandi jya muri Sony Education ndumva ari ibyo ngibyo abo babamariza bararangiye asigaye nkaho turamamaza tugiye gusoza kuko bo nta kibazo rero uyu munsi punditi reka twere abanyarwanda ibyabo cyangwa se bumva ururimi rw'ikinyarwanda banza usome ku mazi tujye mu matiko umanure akavumbi tujye mu matiko ashingiye ku mibare oya ni imibare n'ibimenyetso ariko punditi icyo kintu njye sinjya nyemera ngo amatiko ndacyemera ko ku ruhande rumwe sinyemera ikintu gifitiwe fact kandi cy'ukuri ntabwo kiba ari amatiku men kiba ari showbiz uzi kubera ko buretse gato mbanze mvuge uko mbyumva azimi hakuzika tujye ko ikiganiro cyo kuganira uko mbyumva njyewe zajya nkubaza nanjye nimba hari fact runaka ufite cyose ibimenyetso runaka ntagabo ari amatiku kuko niba punditi yagiye hariya mu isoko akibinyanya nkabizana hano ntabwo ari amatiku kubera ko uri umusitari navuga ko uri public figure uri w'imihanda nyine aha twese duhahira cyangwa se ducururiza nimbizana rero sibibana amatiku kuko ibyo bintu byabayeho ahubwo uyu munsi abantu ntibamenye gutandukanya showbiz n'amatiku wa mugani wawe impamvu rero ibyo bintu abantu bamwe bashaka kubyita amatiku hari abafite imitwe yoroshye cyangwa se bafite ihungabana bo biteze inkuru zibomora umuntu witeze inkuru imwomora iyo umuzaniye inkuru itari bugire ikimwomoraho wahita avuga ati uriya ni umunyamatiku ariko umuntu wamaze kujya mu kirere akaba ari mu isanzure azi neza ko umuntu uri kuri kamera ari hasi no hejuru ari bibi n'ibyiza byose bigaragara we yumva neza ko iyo showbiz twebwe ntabwo abantu bacu bari bamenye neza showbiz ko tumaze imyaka 30 tuvuye mu bihe bitari twure bya jenoside yakorewe abatutsi bivuze ngo ubu nibwo turi kubaho mu buryo bushyashya butandukanye n'ubwo twamenyereye
ku buryo abanyarwanda bagifite imitima ikomeretse, bakeneye ihumure, bakeneye isanamitima. Ariko nanone hakabaho indi si ya kabiri y'imyidagaduro igaragaza byose kuri kamera. Niyo mpamvu giye nkunda gukoresha inyito ivuga ngo ni amatiko, kubera ko hari umunyarwanda akeneye kumva inkuru itari nziza kuri Sandra, itari nziza kuri Pundit, ushaka kumva gusa nyine inkuru nziza gusa. Hakaba n'undi uri hari ushaka kuvuga ngo kabaye munyihere. Urumva abantu bose ugomba kubasavinga, kandi nyine ntago wajya kuvuga ngo urajya mu isi y'uburyo bumwe. Oya, isi ya showbiz ntago ari ya gospel. Ubifata gute rero wamugana igihe turimo showbiz? Urabizi neza ko ejo uzagerwaho, ndetse nanjye nzagerwaho. Jewe nkoraho ntago mbisho uvuga ngo baranyishe. Ntwari umunyesho wavuze ngo baranyishe. Numvise mukanya hari uvuga ngo yago yishe ngo bapunditi ngo yica bande na bande n'amazina menshi kandi vugiye Punditi wowe turi kumwe. Ahubwo icyo nibajije wamugani uburyo bwo kwica umuntu ntago mbuzi buriya meaning yabwo buriya sinayimenya uko nge nahita nyi explainingira abantu. Urumva rero ku mihanda hariho kwabari byinshi. Ikizima ntago bizatuza gusesengura twinywera ku mazi. Nicyo nengeye kubaza. Ubifata gute abantu bavuga ngo ariko murashaka iki Punditi? Kuki Punditi muri kumuvuga mwamuretse? Bose batamvuze nawe nibyo namamaza. Nibamvuge guhera kwa mbere kugera ku cyumweru, hagira uzavuge ko yanciye urutoki, hagira uzavuge ko ahantu mba hahiye, bavuge byose bajya bamvuga buri munsi, nibwo dushobora kubona udusoko two kwamamaza. Kubera iyo mba ntashaka kuvugwa, ubu nibura mba nshobora kuba nseriva mu kabari. Umuntu useriva mu kabari ntago twamuvuga. Umuntu uri gutwara imodoka twaye abagenzi Rubavu ntago tumuvuga. Ni kamera. Umuntu uri muri office muri processing amadosiye, uri kudiringa iby'imitekano mu mahanga, uri kuranguza kamera ntitumuvuga. Twebwe rero turi hano kugira ngo dutange ibyishimo mu Banyarwanda, natwe bitugarukira tukavuga kugira ngo dutange ibyishimo, kuko rurya abandi rutagusize. Aho ni n'abantu bari mu show bizagomba kumenyera ko mu gihe umaze igihe uvuga abantu nawe ugomba kuvugwa. Ibi ni byiza, nta nubwo hano hari uburyo bwo guhitamo ngo genda shaka kwibombarika, ntago bizagenda biragoye. Ntago wakibombarika cyose ibyo byagaragaye kamere muntu. Nanone ariko niyaza hari icibaho cyitwa inkuru navuga gute zibihuha, ukaza ukavuga ati Punditi urugero. Ese Punditi nguyu usesengura abandi ko nzi neza ko hari umugore yateye inda akajyana n'abana mu cyaro, nyamara ibyo bintu nta na preve ubifitiye. Niba bivuze sakabaho bigutwaye iki? Niba ugeze ubwo umuntu ashaka kuvuga izina ryawe akabaho agatunga umuryango, dore mu by'amashuri, amashuri ngarahenda, niko nahoze n'abantu bavuga ko ngiye sindabyara. Yego. Buraranye Imana nimfasha nzabona umuntu tubyarane. Ishuri riratangiye, uri kuri kamera urasesengura. Nasari bahari wamwe ngo nasari zihenda kurusha n'amakaminuza. Niba umuntu avuze akarebwa agacuruza ureka avuge. Nese ko dufite abantu bavuga ko bapfuye kandi bahari. Ngize ko shigano Tayisere arambwira ati dore mbereke ko mari sinafunzwe. Ariko arangira arambwira ati niba umuntu ashaka kumvuga akabaho n'umugisha. Ben yeze kumbwira ngo niba abantu bashobora guhera mu kwambere bakajya mu kwa 12 bamvuga bagatunga imiryango, ni mugisha Imana yamaye. Rero umuntu navuga ngo wenda Punditi yateye inda abagore bajyana mu cyaro akabaho, pfukamushima Imana. Kubera ko yakabaye hari abandi avuga, none ni wavuze Imana yamugwere mu muca mu buryo utazi. Kuko hari igihe umuntu nanone avuga kaburi cyo avuga amakuru aravuna. Amakuru aravuna uzayimenya n'umva muri radio cyangwa kuri amateleviziyo, uburyo umuntu ashobora kumara isaha yitaba telefone nta kintu ari kuvuga. Ubwo se kuri kamera wazwitaba telefone ukakira abatumirwa kuri telefone, urazuga imbi nkuru Sandra bamugongye hariya byagenze gutyo nyine ukabaho. Punditi twikomereze rero. Mu ijoro ryashize nibwo twagiye tubona inkuru, ndetse bamwe batari kwivugaho rumwe. Bamwe bati ikintu kiriho cyo nuko YouTube channel ya Clara TV nta kibazo kanyivuge yaba yahawe strike. Cyane ko nugenda ukanasacinga hari ikiganiro cyo kigize ni duva ni mu bihumbi 400 cyenda uje mu 500, ariko muri dashboard yarafite mu 500. Ariko izi saha nusacinga kuri YouTube channel ye nakiriho. Bamwe rero bati cyasibwe mu kanya gato hari umamagati, nyamara wasanga ari wagihidinze. Ndetse hari n'uri kuvugwa muri uyu mwandika ati wabona cyangwa se ari
runaka wagisibishije nyine ukumva ko abantu batari kwivugaho rumwe wowe uko ubibona urabona byagenze bite kujya kiganiro ntabwo ari uko mbibona ntabwo njya mvuga ibintu uko mbibona mvuga ibintu nkoresha imibare n'ibimenyetso yego nafashe umwanya mpindura thumbnail za channel yanjye shyiraho amafoto yanjye ndi muri studio kubera iki hari channel 3 ejo nakiriza abantu zasibwe hari channel zifite used content ambo ikiganiro cya Karara cyarasibwe ni strike automatic ntago ari ukuvuga ngo nuko mbibona hari uburyo butatu nduze kwisobanuramo umuntu wese wakoresheje iriya video yuriya mugabo ari hasi iriya igaragaza akaguru adakandagira karaka video zose ziri iriya video channel itasibwe hari zabaye removed automatically babyitse babura ama email yazo hanyuma hari izindi bahawe used content bademonetiza channel hari izo abantu bagiye bamaho ibirego ba claiminze kuko hari igihe YouTube ubwayo iyo bakureze cyane ikora examination bakarivinga content zawe umuntu rero wa claiminze ntekiza ko uwo tuvuga abanyarwanda baramuzi iyo wa claiminze kwagaragaza ko video yawe yari privacy cyangwa se kugora bikacye se kwanisha abantu bakayisangamo kuko kanayerekana cyakavuga ko ari video ye bari gukoresha mu buryo bubi reused content bakagwa reused content bademonetiza channel nyinshi za demonetijwe bakoresha reused content hari izo nzi ariko nago najya kuzwa kuri kamera ngaha kuko urumva hari abangezeho ngo mbafashe gukora ama video ya pili ndabikora nabyo ndabizi video ya pili ni ukugaragaza ko content zari zawe original none bakaguha monetization cyangwa bakayikwima ugazasiba ugaheraze mu kwa product ugashaka amasamo n'ushyika monetiza bundi bushyashya abenshi muri YouTube bababona ngo baza kuri kamera ngo bavuge ngo byagenze gutya barakwira abenshi bancaho hari izo bahaye rero strike ikiganiro cya Karara cyasibye kubera iriya video irimo yerekanye uwo yakoze cya kiganiro je sindi buvuga amazina ye kuko ubu ngubu tugiye ngiye nko kuburana kuri YouTube ku kiganiro cyanjye nta foto nakoresheje nta muvuze nta mutsinda kubera ko amaruba ya YouTube areba amazina y'umuntu wayavuze amafoto yakoresheje video yazikoresheje ibyo byose iyo nta birimo bibazera kuko ibyo birego nagiye mpura nabyizo attaque nahuye nazo nkicara nkasesengura none umuntu akayinagahita ashaka kumisha story kuri channel yanjye YouTube ikanyandika amasaha 28 ngo garagaza ko ibi birego atari byo mbere yuko dusiba channel cya turi moving content nkahita nitereka kuri kamera ngo tuyuvuga nije nta wundi muntu uri muri iyi video bikarangira birego bibaye zero rero iriya video umuntu wese ufitemo iriya video umuntu wese urikoresha amafoto ye muri thumbnail utaribone strike utaribone reused content cyane bayidemonetize channel zirasibwa iyo ni attaque ya mbere kuko ikigaragara nyine yakabaye wenda yifashisha inzira za ribu kandi biriya biragoye ko bigize icyaha uriri y'inzira z'amategeko zanze uri umuntu uzobere bya YouTube ukoresha izindi nzira zo kwitabara niyo mpamvu kiganiro utari kukibona nakomeza gukoresha ibindi biganiro akamushyiramo channel nasibwe automatically rwose kuko ari zasibwe ntago najya kuvuga ngo uko mbyumva nabubwira ibigaragara kuko ari bari buvuye ko channel zabo zasibwe bagatangira zerimeri harabuza gusanga bari gukora channel ziri demonetize baba reused content bademonetiza rwose ibyo ngibyo ni imibare n'ibimenyetso punditi afite none se kiganiro cya kimaze kurebwa cyane kuri Karara TV yego kuko igikuri cyo kimaze amezi arindwi nacyo nicyo yaramukozeho nakomeza kuko urumva inzira z'ubutabera ubutabera ntabwo bwata umuntu muri yombi nta cyaha kigaragara yakoze cyakurikiranywe rero agomba kwitabara agaragaza ko ari guharabikwa cyangwa se bari kumusebya nibwo buryo bundi busigaye uri kuvuga ko amafoto nyamara ntekereza ko abantu benshi bakoresheje ifoto ye ntago babizi ndimo ndabikubwira ajya ku channel yanjye rebe ndimo nakoresha amafoto yanjye ku biganiro byose nagiye nkora ndimo ndagenda nyahindura kano kanya aya harimo ifotos ariko reba nta hantu ubona foto zanjye muri studio ntaho ubona baze kubona thumbnail arimo ariko ngiye izo ndi muri studio nizingahe nyine ni nyinshi ariko izo wamukozeho ibiganiro hariho thumbnail ze ariko nazo ndimo ndazihindura uri kuzindura fundi ikintu cyaguteye ubwoba ko nzi ko mu bantu bazi ibintu bya YouTube umugabo none se ariko ikintu cyamuteye ubwoba gishobora kuba gikomeye oya urumva biroroshye cyane kuko umuntu agaragaza ko bari kumukoraho inkuru we zimuharabika zimwangiriza izina zimusebya YouTube ntago izi Kinyarwanda
biroroshye cyane yo kugaragaza ifoto hanyuma amarobo ya YouTube kagenda reba amacana yose ari ayo mafoto ari ayo mazina ye bakadiritinga. Ntago wangu ikintu cyane ubwo none se ko mba mu mibare y'imitso ya YouTube nyine urumva narundi umuntu nuko nzi ko arabangije ibirego by'uko channel zasibwe harabangije ibirego bya use content channel was demonetized. Ikiganiro ngicyo nkubwiye icyo kiganiro ntabwo kibuza amadolari 300 cyamuhaye cyamagana 4 nicyo kiganiro cyaribwe mu gihe gito cyane mu Rwanda. Nicyo kiganiro yarafite cyaribwe cyane kuri channel ye. Reka ngende mu bitekerezo by'abantu witwa DC Clement ejo akibipostinga abantu bati none se ubundi birakuraho ko iriya video twaba twarayibitse kuyibika se no kubitari gucuruza bimaze iki. Abandi bati ibyo ntago bitureba ibingibe ahubwo byaba bigiye kugaragaza Sabe wa nyawe. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu ntago ari nge. Nta kibazo ndabivuga ko biri muri ntuze muri comment za DC Clement ati ibingibe ahubwo byaba bigiye kugaragaza Sabe wa nyawe bikatugaragariza ko ibyo agenda avugwaho byaba ari ukuri. Banyarwanda ahubwo reka tuze twirire show. Undi ati ahubwo naho uyu mugobe ubwo n'uyu mugabo yari yaratinze kwihanangiriza Clara kuko byari bimaze kurengera. Gusa nanone nubwo nkunda Sabe ariko ibyo Clara yavugaga bifite ibimenyetso ariko nanone yabikoze mu gihe kidakwiye ndetse yataka umuryango. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Byo kuri iki gitekerezo urumva igihe gikwibwo cyari ikihe? Igihe gikwiye cyari ikihe cyo kubikora? Kuri comment y'uwo munyarwanda cyangwa munyarwanda we ni nko kuvuga ngo yari yaratinze ubwo niba ari kuvuga ko yari yarakoze ibiganiro byinshi kandi natwe twese ndatwarabikoze mbese sinzi wowe urabyumva gute ahubwo duha igitekerezo cyawe. Yewe uzi ikintu se mba ntasobanukirwa neza ni uburyo umuntu w'icyamamare ashobora kwanga kuvugwa. Ibyo giwe ku giti cyanjye nk'umunyamakuru simbivuga nk'umu-YouTuber ndabivuga nk'umu-journalist. Sinjya ntekereza uburyo umuntu uri celebrity wahisemo kuza gukora imyidagaduro hari obusheni igihumbi ari kujya gukora akaba successful. Naga abantu ba succeedinze ari abantu bo muri showbiz banabyumve neza rwose benshi babona kuri izi kamera baba ari abakena ari abatindi ku mutima mu mufuka byaranze kuko kenshi uzasanga umuntu umukene ku mufuka no mu mutwe aba ari umutindi. Kandi ushobora kugenda ugacuruza ingurube ugacuruza inkwavu ugakira nawe wagakira utaje muri aya matiko. Babona nimba waje hanga Emerisi Kote tega gahanga bagakubite niba utagashoboye genda ujye gucuruza dodo zarahenze twatanye tuzirya ari ubuntu kuzica ku irembo none agapaki agashandiko ni 200 nako kumagaye bivuze ngo ufite umurimo wa dodo ahantu wakira. Rero niba uri kuri imyidagaduro hamwe ntago ugenda njya nemera navuga ngo uyu ntavugwe uyu nikigwa nta muntu ku isi n'umwe utavugwa. Pidida arafunzwe icyo nicyo no mukirari successful nakoranye n'umusore witwa Sebo navuze Trump baramushinja abagore ni president yayoboye isi yose umuntu uyobora Amerika bayoboye isi yose ko bamuvugwa iby'abagore. Bill Clinton yigeze kurongora umusekreteri we muri office icyo kirego kiracyagaruka si umuperezida ko byavuzwe. Ntago ibi ni ibintu biraho abantu bagomba kumva ko inkuru mbi n'inziza ziravugwa. Iryo jo ndinavugaga ni ejo uramutse ubonye Gasaro mu kabari urugero yasinze ndi ku mihanda uzi uretse ukabizana nyine mba ngomba kubyemera kubizana kuba wahaje kubera ko ako kabari niba nasinze kandi koko nanjye ndi ku mihanda ariko usindi iwawe ukarivana muri firigo uri kuri televiziyo amarida afunze je nabimenya gute ko ntaza aho utuye. Ako ngenda ahantu Nyamirambo byanze umuntu afashe video aranyuse ngiye nkajya kuburana utari mu rugo rwawe none se fondi taraturitse arasitse mpamvu mbaseka imyidagaduro abanyarwanda ntabwo bari bayumva neza. Biradusaba imyaka nk'ijana kugira ngo umuntu asobanukirwe ko niyo uvuze abandi nawe ugomba kuvugwa. Undi ati reka nanjye nze abakubise strike Clara wacu nanjye nze bakubita umufiririzo ibi byaba ari ubugome pe nta soni. Uwo ni inde savuze ngaraje zakubita niba ari Endronde byagorana isi byagorana nazi bakubite strike wenda n'abantu batabizi strike abantu bashobora kuba batabizi. Iyo YouTube isanze content idahuza n'amategeko yayo violating community guidelines za YouTube hari umuntu wakureze
YouTube ubwayo ishobora kukwihanira nta muntu ukureze. Yego. Reka mbishyire mu buryo bw'amategeko mu Rwanda. RIB ishobora kukugenzaho ibyaha nta muntu wakureze. Nta wakureze yibwirije. RIB iribwiriza. Ndagira abantu babyumve mbivane kuri YouTube zo muri Amerika mbizane mu buryo bwacu bwa buri munsi. RIB ishobora kuzigata muri yombi umuntu nta muntu wareze. The same case no kuri YouTube ubwayo ushobora kuuploadinga video iri nude y'ubwambure cyangwa isebya aba LGBTQ abatinganya baryamana bahuje ibitsina cyangwa y'abana ukandika ukavuga ko ari not made for kids cyangwa video y'ubwicanyi irimo amaraso irimo inkomere irimo ibintu bishobora kuba biri horrific images y'amashusho atera ubwoba ikiremwa muntu. YouTube ubwayo automatically amarobo yayo kuko babisetinze itisiba iyo video bakanabwa warning. Ariko hari igihe umuntu akurega ko winjire privacy wamusebeje uri harassment, report ya harassment, report yo kwa abusing izina rye, report yo kwinjira mu buzima bwe, YouTube ikaguha amahirwe yo kuburana. Ukaburana nabi cyangwa neza. Second time cyangwa sikagwa amahirwe ya kabiri ya video irasibwa nicyo cya strike. Yego. No rero iyo wongeye iyo strike ifite mu kimwe ntabwo yemererwa kwa uploading. Ubu guhera video kugira ngo tumenye ko Karara yahawe strike, guherera video isibwe kuzageza ikimwe kirangiye nibwo azongera kwa uploading. Tubona ko ari strike yahawe mu buryo none bwa fact bwa YouTube. Niba ari kwa uploading Karara video iraba yavanyweho atari strike, ari YouTube yamusabye kwivanaho kwera ya video yo wa mugabo ari hasi. Uburyo bwa gatatu bushoboka nakomeza kumwataka barakomeza bahangane cyane bazayisiba. Ibitero biba byishusha gushaka abantu barenga 1000 bakagaragaza kuri kwatakwa ubuzima bw'umuntu abantu 1000 batandukanye, email zitandukanye ntago YouTube itimenya ko ari umuntu muri kuposita bigaragaza ko uri gukora ibintu bibangamiye YouTube. Nimba ari byo ko ntaca nitavaho rero icyo mbona cyo oya hariho channel hari channel z'abantu baje baritereka barasesengura nta kintu na kimwe bakoresheje. Izo ngizo byagorana kuvuga ngo wazire ariko ifoto barimo barazihindura. Erega nababuri barimo barazihindura kuko utazihindura ashobora kubona reuse content. Uretse gato pundi hari umuntu utaravuze uyu mugabo. Abantu bakorera content z'ubuhinzi n'ubworozi byaba bigoye wa mugabo we byaba bigoye. Ndakubwiye ngo nuwamuvuze wa mugani mu bundi buryo yavuze in positive way urabyemera. Yego abantu bakora content z'ubuhinzi n'ubworozi ntago bamuvuze. Ngo kuri content ya Minagiri ntago bamuvuze. Yego izo oya navuga oya iyo mvuze utyo mbamvuze muri imihanda yacu muri showbiz. None za showbiz iguye ko nawe utayiryaho twari kubaho gute? Shana nawe urasetsa rwose wa mugabo we pe. None se showbiz nkuri hari nikorwa ntago ari kuvuga ngo ni ibintu twazanye twarabisanze kandi tuzagenda dupfa tubisize. Biragoye none se wakicaro kavuga ngo Sandra yujuje inzahano kwirebero kandi hari inkuri hari ko kuri gutrendinga ntago inzu bayireba. Ukabubona rero mu busesenguzi dufite abantu bari mu Bwongereza bambonye na Minyone na ba isi mu Dubai bari mu Bwongereza ariko nta muntu ushaka kubimenya ko bahari. Nicyo nenge kubaza mu busesenguzi bwa Punditi ukugende ku mibare n'ibimenyetso haba harimo ikosa Karara yabarakoze uko bibona nkawe cyane ko bamwe bavuga bati nimbi nari showbiz kandi akaba yaravuze ku muntu uri muri no showbiz yacu bati ryaba nta kosa ririmo muri mu buryo bwa showbiz. Karara nta kosa yakoze mu buryo bw'amategeko bugize icyaha. Karara ntabwo yakoze ikosa mu buryo bwo kwinjira umuntu yakoze ikosa yinjiriye umuntu wumva ko atakabaye yinjirirwa, ariko mu buryo bwa showbiz bw'amategeko no mu buryo bw'Imana nta kosa yakoze. None ko Karara kubwira ndetse natwe twese reka mve kuri Karara nanjye nawe ndetse wabivuze ati ese ko nta muntu uri ku mihanda wo kutavugwa Karara yaba ari kuzira iki? Arazira yuko yarenze umurongo utukura. Hari icyo bita nyirantarengwa, hari icyo bitarenga nkumene. Tukira abana hari uturongo twaciga ngo renga renga cyarenga nkumene umurongo yarawurenze. Hari umudamu umwe twaganiriye nawe witwa SP nta kibazo ko ari ku mihanda yaravuze ati wakora iki nyine afite nawe cana arasesengura
tumuhaye ikaze avuga ibitekerezo bye ukabyumva nibwo buryo ntago ari mu buryo bw'ubusesenguzi we ya expressinga ibitekerezo bye ntawe ku kintu runaka ni ugusesengura ni njye wamuhamaga muzane cyane dukeneye abantu basesengura b'abagore urumva we yaravuze ati ino video n'ubundi yabanje guhabwa ati bifi binini ngo bi expose ibyo bifi binini nibyande nibyayishyira hanze sibyo ati hanyuma niyo Clara atayizana ati iyi video yari kuzanwa n'undi muntu. Do you agree with me? Video yihari video yo iyihari hari abantu baba bari gushyugumbwa umwe ashaka kuyibanza akayishyira hanze. Clara werega Clara ereri yakoze nuko wenda ntikiza ko ataraswe bizabaho gutya ariko yaza agasesengura akayisesengura wayifite yerekana image yayo mu mutwe kuko twese yadusesengura igitaramo tutagaza amasho yacyo tutagaragaza dusesengura imanza tutagaragaza izo manza rukucira tugatotora dose tukayimanukura iyo yicara gatotora video abantu bari gusakuza ngwiriye ngo niki agakomeza akaza gatotora ntago strike yari kuzibona ariko Yesu avuga ati dore ngiyi noneho yarameze nk'utanga abagabo yatanga rero n'abarimo baramutangamo umugabo isi nikiteye isi nikiteye ugomba kumenya neza ko nyine ibyo wibwira kuri gucuruza hari igihe nyine bimeneka. Niyo mpamvu ntekiza ko abantu bari ku YouTube bafite byinshi bakora ko ari YouTube gusa igihe wakwicwa n'agahinda. Niyo mpamvu wajya ubona abantu YouTube zivo bakarira buriya uyu afite ibintu akora afite nkana afite ikirawo cy'inkwavu ntabwo YouTube bayidemonetiza ngo azarire cyangwa afite izindi cano nyinshi ubuzima burakomeza ariko ubundi nyine nuko bimeze. Twego twagiye dukura inkuru za dossier abantu bagashaka ku cano zisibwa ariko ubuzima bugakomeza gusa urumva. Aha ngaha hari igitekerezo urambwira uko cyumva. Umwe yanditse yitwa Umulisa 00421 ati ariko ntago numva ikintu abanyamakuru cyangwa se aba YouTubers mupfa. Ni gute ko mushobora kuvuga ko nta cyoze kandi vugira izina Sabe yatinyuka gusiba cano yo muntu uretse katana yisibye kandi nawe iyo cana yariraho byaba bibabaje biteye n'agahinda niba ari byo mwaba nta rukundo mugira hagati yanyu. Ntago yayisibye ngira ngo ni strike sibyo uyu ngo ari kwibaza ati ni gute ko umuntu yatinyuka kuba aharira ariho n'undarira akaba yamuhemukira. Uwo muntu anomwemeramana ndagira ngo banze be kuri telefone pundi uzima mugiye kuri telefone mfitemo Bibiliya nkunda kwikoresha nkusoma Bibiliya cyane Gahini yishabere usoma Bibiliya cyangwa uri umuyisilamu uri umukristo umugaturika ahabimana bavuga Imana bemera Imana ndahemera. Ujye ufata umwanya ugasoma Bibiliya uri wenyine apana kuyigusomera wenda bateguye abandi gake oya jye ufata umwanya nk'isaha isome buri munsi bigufasha iyo nabonye umwanya ariko iherezo ryawe bino bintu Rwanda nabyo ntago ari ryo biri gutegura iherezo ryawe Imana nizavuga ati jya hano warakoze ibyo turabizi twese ariko ntago nzajya hariya kubera kwenda nasomye Bible buri munsi iyo isomo ugeze no kushyira mu bikorwa birimo ahubwo uvuga gutyo umva ko na pastor minera ubwoba nari ngiye kukubwira ndasuza nkoresheje mu rukundo yanditse niba Joseph Gahini yishabere Joseph yagambane n'abavandimwe biwe bashatse kujya kumuta mu mazi ngo bamwice bafata ikanzu y'icyo gishora kibashyiraho amaraso y'itungo bashyira papa wagira ngo baramushimuse baramugurisha baramuta muri Egiputa agenda arakomera cyane inzari wabiratere barasuka baza basanga Joseph arakaze baza kugurisha mwene so tugiye ubwo nini shaka ariko ngarukiriza aho ngaho wenda niba tubona muri Bibiliya ko hari igihe cyageze abantu ntibakundane kuki abantu kuri YouTube bumva ko ariho bakundana gukundana ntago abantu ntago umuntu abibwira undi babikurimo bidakunda umuntu ntubumukunda niba warigishijwe urwango waronse urwango nirwubaho niba wowe ubwawe wumva ko gukunda nta intwaro y'urukundo atari igomba gushyira imbere ugomba gushyira imbere intwaro y'urwango n'urwo rero ntago umuntu yavuga ngo kuki YouTube badakundana kandi twasanze abantu bonse ibere rimwe bangana YouTube se twonse ibere rimwe twebwe ntago YouTube ari ibere twonse ntago ari rimwe n'abaryonse ntago bakundana ahubwo habaho kuvuga ngo n'umuntu n'umuntu wanjye ni inshuti yanjye namuvanaho bakamvanaho ibi ari byo bitwa win-win situation cyangwa se
bwa bushuti cyangwa se akazi muhuriyeho kumvikana. Rero kuri YouTube ntago abantu bategetswe gukundana, nta nubwo bakundana nyine. None se bakundana, Karara we yari gukora iyo video, icyo kiganiro kuri uwo mugabo, niba noneho aka kanya uwo mugabo usabwa kwerekana urukundo kwa Karara, ntitubyumva gutyo. Kuko ni business yaramucuruje, video yinjira amafaranga menshi cyane kandi yanamuzamura izina. Kandi kanya ntago Karara yari umuntu wakabaye mari kimwe yaravugwa mu Rwanda, kuko ntago ari umunyamakuru, si umu content creator. Twamubonye azana content zuriya mugabo, nta yindi content twabona irenze yari yazana. Bivuze ngo ntago ari umu content creator, ariko nawe atanga content, kuko content imaze igihe ivugwa ni Karara wayizanye. No, ntago ari wayizanye. Hari kuvuga uwo mugabo, wa mugani we niwe bavuze ati iyo nk'umuntu yicaye akanuka akanyandikaho comment ziri negative kandi yicaye ari kumvugaho ati nge maze icyumweru cyose ibi bari gukora ariko nabivuze ati siyo nabivuga muri gucuruza iki. Oya, YouTube none se Karara ikiganiro cyarebwe yagikoze mu kwezi kwa kabiri. Icya kabiri cyarebwe nicyo yakoze ejo bundi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 2024. Hagati y'ukwezi kwa kabiri akora ikiganiro kuri uwo mugabo kugeza mu kwezi kwa 9 mu kwezi kwa 8 ku itariki 31 ko nta yindi content yakoze ngo tumuvugeho. Kano kanya ikiganiro cye kirasibwe. After content ashobora gukora abanyarwanda bakamuvugaho icyumwe atavuze uriya mugabo. Nsubiza, turimo turaganira ntago turi kubazanya. Nsubiza. Hari ubwo wari wicara ukamuvugaho atavuze kuri uriya mugabo, ariko nabwo still uri kumuvugaho. Ntabwo nshubije. Wari wakora ikiganiro kivuga kuri Karara atazanye content y'uriya mugabo? Ntabwo ndagikoraho, ariko nanone turi kumuvugaho kuko yazanye nyine iyo content. Yabaye umuyoboro wanyujijwemo iriya video, kuko ni na mission yahawe, kuko ikiganiro cya mbere yagikoze agishyiramo ubwoba. Ubwakurikiye ntago bongeye kumwizera ngo amuhe izindi video, ahubwo yaje asoma comment z'abantu azasubizanya ngo nabisize kanta, kuko iriya script ukuntu ipanze ndabizi. Yagombaga gukora zira video kuzageza agaragaje video kuguguru kw'iburyo hari ibintu by'imyeru byaguyeho. Iyo video batinye kuyikoresha kuko wayifasha ari guitafungwa, ari guhita imufunga kuko byari ko ari gutesha agaciro umugore no guharabika no gusebya. Barayitinye bireke kutabyimishe ni byiza cyane, Imana ishimwe. Yahise yamburwa gukomeza ziriya operation, ahubwo azasoma comment, azasubizanya n'abisize kanta, azasubizanya n'abandi. Ntago ari ko byari bipanze, yari yamaze kugira ubwoba kuko ikiganiro kindi yavuze ngo nge sinzahunga, kuko byari bari bamaze kumutera ubwoba ko nawe ashobora kuzakurikira uriya mujene. Niyo mpamvu yaza akakurikirana bavuga ngo nge sinzahunga, kandi ribu ntago nge nzahamagarwa. Niyo yari arimo, kuko yahawe ko azakora bino biganiro kugeza birangiye. Niyo mpamvu mwese mubona uriya mujene uri mahanga yese ahamagara John Mugabo akamusanga Zambia, bagakorana ikiganiro amutegeye indege. Yego, we yani muri Zambia, ni mu Buganda. Ntago ari byo ariko ntago twagiye kuburana nawe. Yagombaga rero gukora paka birangiye, ariko birangira agarukijwe hariya. Bivuze ngo nawe ntago yavuga ngo yatanze icyo kuvuga, kuko nawe azadu icyo kuvuga naza na konti zatuma tuvuga atavuze uriya mugabo. Hanyuma Punditi ndashaka ku mibare YouTube ntago ibaye mu Rwanda amezi 7 ni ya 2006. Uri mu basesenguzi bagira sibyo, reka mvuge what we call IQ. Wafunguye YouTube ryari? Yashize igihe mani kinini. Ijambo Karara atanye kurivuga ryari? Atangiye kurivuga, atangiye kuduha shonyine. Kuri inde? Kuri uyu mu papa. Reka tureka azagira indi content. Nicyo kikwereka umuntu ubu ufite consistency mu byo akora. Buretse nkwibarize, uri umuntu ufite IQ. IQ ngewe ntago nyirebera mu bundi buryo. IQ ndeba ubusesenguzi bw'umuntu. Nge ni gake nshobora gukurikirana abasesenguzi, ariko nkurikirana show zawe Pundi akenshi kabisa. Ngewe mvugisha ukuri kuratana, ntago njya mbeshya, ariko ubona ko wowe ibintu byinshi uvuga wowe ufite fact. Oya nta fact simvuga cyangwa si bimenyetso. Mba ndyamye ya mani genda mba ndi muri gym cyane muri swimming pool. Mu busesenguzi bwawe uko ubibona, nimba abantu bakubwira ko hari wabimbwiye ati hari ama video ari mu cyumba, ibyo bintu rero tukibaza, iyo nyine ni privacy nibyo ndanabyemera, ariko ukibaza ni gute byaba byaragenze kugera aho abantu
bavuga ko ari ni video ziri mu cyumba zikaba zarafashwe nande ari naho bamwe wazifashe se ntiyabyemeye ntahari buretse gato hari ibivugwa ari n'abavuga ngo ni ngwino ndebe wari wabipanze ibyo bintu bibona gute ntabwo ndivuge kuvuga ko numva wazifashe yarabyemeye kuri kamera arahari wafashe zira video biri he ikiganiro kirahari kuri Yago TV shows John yarabyemeye yabyemeye ntiyemeye ko yafashe video ariko iri zirasohoka yavuze ko afite video 6 gendeba ikiganiro gura ku ntame kugera ku cyanya iyo kirimo show busy cyangwa kivuga umuntu muri show busy gusa ibiganiro bitabitowe na show busy sinshobora kubifungura bino biganiro by'abantu baza bakarira simbere yabiriye kuko genda narize ndi umwana sinshaka kurira ndi mukuru ariko ibintu birimo amakuru ya show busy ndabira bikarangira yemeye ko yafashe video afite 6 ziriya rizabashe kujya hanze hari izindi zitagiye hanze none se video 6 zisigaye zirimo iki mpaka kagera mu cyumba se isidishya kurya ririfunguye yarabisobanuye ko idishya ryari rifunguye nakubwiye ko hari video ihari yari kuzasoza iyi kesi hari ukuguru kumwe kuriho urubura iyo video banze kuyishyira hanze kuko nta nubwo YouTube yemera actually YouTube yatinasiba icyo kiganiro ariko kuri social media nka za Twitter kuri space yakoreshwa no ushobora gukushyiramo fru birashoka cyane kuri YouTube ukora family ugashyiramo fru ku buryo YouTube itamenya ibyo ari byo ukajyana nk'amazi none si iyo video yafatwa gute ari nyira yavuga ko yafashe video 6 byarateguwe video 6 zirahari yarazemeye ko zifite ariko izo ntizizasuka kuko bahita bamuta muri yombi kuko ibyo urumva bigize cyane abaje umunyamategeko wanyera ambira ngo ibyo byo automatically ribu noneho ntabwo byamwe ko hagira umuntu urega yakwizira kuko byari gutesha agaciro umugore guharabika gusebya narimo ibyaha byinshi hasana ibyaha byinshi numva umutwurane mitangiye kuryama ninagiye kwicara ndamubaza genda imbere y'umunyamategeko mbameze nk'umwana ndicambwe ati none ngewe mbwira ibintu bigize icyaha bino bimeze bite bahambwe ati ibyo nta nubwo bishoka ntabwo yashyira hanze none sepundi ukaba ushatse kuvuga ko idirishya rifunguye ugakamera abantu bishobora badashaka kukubona ibi bintu nanone aho ubwa nundi wavuze ko ngiriya nzu bishoboke ko yari yatezwemo kamera cyane ko hari aho numvise ikiganiro ubundi duva ari kwa Big Man bati nyamara iriya nzu yari itezemo kamera kubera ko tutabonye kamera hano ziri byo sinjya mbitanga ibitekerezo kugeza mbonye amakuru cyangwa se fact za nyazo gutegamo kamera ibyo ngibyo tuzashaka iperereza ryabyo kugena nagiye muri rugo nka gatatu ntabwo nabashe kwinjira mu nzu kuko urumva banagize ubwo bavuga ati sitangazamakuru irashaka iki muri uru rugo bimaze kuba too much kandi koko hari icyaha cyo kwinjira urugo rw'umuntu utabera uburenganzira violation domicile ni itegeko rivuga kwinjira urugo rw'umuntu utabera uburenganzira kandi urabizi ko polisi ari ifite uburenganzira bwo gusaka nabwo yabanje gusaba uburenganzira ntabwo bwemere nayo ntabwo atari nyuma yasangahe bivuze ngo usibye inzego z'umutekano z'ubutasi ntabwo umuntu usanzwe yemeye kujya mu rugo nta gahunda bafitanye nagiye ibintu byose nkora mbanza kubaza umunyamategeko wanyina namushimire ariko sinavuga kuri kamera ntabwo byemewe igihe cyose twari twabona izo kamera zishaho mu nzu tuzakomeza dukoresha ibimenyetso bihari ntabwo tuzajya kuvumbura ibidahari ahubwo igihe hari ni ukwibaza ngo ubundi ibi bintu amaherezo yabyo azaba yahe nicyo kintu njye bujya nibaza njye nibaza iherezo ry'ibintu sinde bibiri kubaga ndibaza iherezo ryabyo rizaba irihe rizaba nyine ubona ari irihe none tuganire ryande ry'iki kibazo cya video ubona rizabiriye niba bakubwira uko nyine abakora ama content ku muntu nyine YouTube channel zabo zizavanwaho ubwo namara kuvanwaho nk'icumi bizarangira ubwo reka mvuge ngo tuzatuza bizabirangiye niryo herezo byakoroha none se ubwo udashyiramo video ari ukuvuga gusa bizagenda gute mubona karara biwe bizagenda gute none reka nkwibarize gutyo kuri karara ubona bizagenda gute kuri cijisho rya bukuru karara nyine azagaruka kuri version avugwe uko byagenze none se ari ikindi amenyesha abakunzi bi nyuma yaho se hiki bizagenda gute ntacyo ntabwo nzi ko bizagenda ese karara arubatse ntabwo mbizi iyo ni private life y'umuntu ntabwo mbizi yakareka kubaka ntabwo ari private life oya ntabwo nyine aka kanya private life cyo tuvuze ngo njyewe ntabwo aka kanya ndi wo kwemeza ngo niyubatse
kubera ko ntago mbizi kandi muri video ze abavuga ko akomeye nta kibazo afite. Uyu munsi se nabandi nde wo kuza gushinja ngo ntiwubatse ndamutse mvuze ngo ntiyubatse ngasanga arubatse. Ndimo ndakubaza ngiye. Nimba ndakubaza niba yubatse. Yega afite urugo kandi aranabivuga. Uzi nashaka kugira mvuge. Bino bintu byo myidagaduro nyine bisa nk'ibirenze abantu b'imiryango bubatse ubona ko bisaba kwigira intaragahanga. Rero umuntu wubatse w'umubyeyi ku neza y'ahazaza h'urubyaro rwe bino bintu nidanje kujya guhangana nabyo biravunanye cyane biraremereye birarebere ko nk'ubu ngiye ntaza muri showbiz ubu nakabaye ndi umworozi ndi umuhinzi ndebera ibintu najemo ari kwicuza ntago nicuza nese ko nagize nabyize ntago nicuza kubera ko ndacyafite myaka mike cyane yo kwiyororera ingurube mutsaza sibyo nibyo kandi zifite amafaranga. Hanyuma punditi hanyuma ubona se rero abagaba ibitero byo kuvanaho ama YouTube y'abantu bo hatari igihe kizagera bakabigabwaho kubera ko nimba abantu bari kuvuga bati mu gitondo nibwo navuze numva umwe mu bago ku mihanda ati nta munerega wo guba yakora YouTube channel y'umuntu ati cyane ko amugani nawe abayifite ati kubera icyo atayikuraho undi nawe akisiga insenda nawe agakoresha ubundi buryo bwe. Ngo bibona gute rero uyu munsi ugabye igitero ku muntu runaka nawe ejo akagira gutya ngo kaji wa mugarura reka nanjye nyikugabeho akebo kaji wa mugarura ntago ari bwo buryo bwiza umuntu ahubwo bye. Oya wowe bibona gute? Ntago kugabaho igitero ngo ikiganiro bagisibe naho itugaba igitero kugira ngo nawe ndi basibe ikiganiro ko nani cyabaye gukozeho n'urugero niba dushaka kuvuga kuri case turi kuganiraho cyangwa turi gusesenguraho igihari ni nko kuguha gasopo ushaka kuzukamuvugaho ntukoreshe video zina amafoto ye erega biroroshye cyane kudakoresha amafoto y'umuntu na video y'umuntu ariko ukamuvuga. Yego mu rukiko dukoresha coding twagiye dusesengura imanza bakatubwira ati mukoreshe code ya VMF ntituvuga abatanga bamye ko ari victim BBF twarabikoreshe twarabayeho turacyahari abihaye kujya kuvuga ayo mazina aho bari nabo barahazi abashatse guhangana n'inzego z'ubutabera uko byagenze barabize birashuka cyane ko wakoresha code ubuzima bugakomeza. Ntago ro bavuga ngo kuba umuntu yahawe strike nawe arajya kwitanga oya none se yayitanga muri fact za YouTube agaragaza we ko byagenze gute kuko ndaragaragaza video ze aragaragaza image ze we wagaragaza iki ibyo nuko umushwa nanone niba ari umuntu uri kumurema gatima ngo nawe ngo yakihorera buretse gato cyane amasegonda hano hari comment isi huza terke nicyo kintu uvuze nyina ngiye urumva ndi punde buretse gato umuntu yavuze ngo ariko se bibaye koko ari sabe wasibishije ino channel ya Clara ariko siko kuvuga gusibisha channel kiganiro channel nagwa yisibye channel irahari yego bashobora kuvuga yego none twongere twibuke yuko uyu mugabo afite ibiganiro bya Clara birenga 2 ibya YouTube simbizi cyane ariko mbifiteho amakuru arimo Clara cyangwa muvugaho arimo Clara uzise aho ngaho ntago Clara yajya gutangisha strike none se Clara nta gafite imyaka y'ubukure se ufata icyemezo se wizanye kuri kamera keretse icyo kiganiro barakibye Clara ariko nimba ari kuri kamera ari kuvuga kuri mikoro zihorogo yavuga gute se ku kiganiro bari bugiye strike kandi ari urimo kariho na nimero ze none se pundi ubona nano yuri none se video y'umuntu azakicara gasesengo akavuga kuri channel akavuga ngo ikigano mu gisibe nagitanze ntabishaka mu biganiro dukora wagaragaza iki cyerekana ko umuntu yagufasha kucazana akakubaza amasaha 2 1 2 3 utabishaka ugashyiraho nimero zawe ngo nimero ya Clara sizibaziro munsi y'abano nabonyeho akenshi sinzi za nimero n'ikintu zashaka gusobanura wenda nkatwe turacuza turanamamaza ariko bano bantu baba ngo nimero zo mushaka muzishyire hose bazikora iki simbizi ntago mbakira none mu biganiro dukora ariko uwo muntu urumva ko ndamusubije mu byo buri fact yego kuko ariko bino bintu tunabitandukanye video y'umuntu ari hasi ari gutabaza na video y'umuntu yicarimo araganira bari kuganira izo video ziratandukanye cyane ntago bihuye kugira ngo umuntu batazi ibyo tubita umusobanure neza ntago Clara yajya kurekama ngo nanjye reka muhishe strike ku kiganiro yamuhishe ariko washatse gutanga strike kuri YouTube channel yego ntago wabura icyo umuyimutera urabyemera urabyemera pundi nkubwira impamvu ngewe nijoro naganire n'umuntu uzi ibintu bya YouTube nawe nemera nka punditi mwemera kabisa nkawe cyane ko nawe ibintu byacana bisobanukiwe yambwiye ati nk'ijambo punditi yahereyeho yambwiye ati byakabaye byiza Gasaro muri no showbiz tworoheranye
atariko nimuzi kuri umusitari ntugende nyine ngo wibe wenda n'urugero muri supermarket runaka kuko uzi ko ari inkuru atahubwo umuntu akabaho nyine yumva ko isaha n'isa nyine ku mihanda yahagera arambwira ati kuko twese dufite ama YouTube channel ati nanjye yangiye twa runaka irananzwe ati nanjye uwashaka kunera strike yabona icyo yineramo kandi ntarigeze mvuga kuri uyu mugabo ntago wakibura ubundi se reka nkwereke uri kumva arambwira ati twe kuva kuri YouTube channel nkuru kugeza kuri ino yavutse uyu munsi ati twese ibintu dukora uwashaka kudutera strike ntiyaburamo ikintu yayiduteraho none se niba wumva ko punditi wayintera harushobora kwibaza ati ese punditi yayiteye Gasaro we yabura icyo amurega ntabwo yabura icyo amurega ubundi se mwamuretse you are the next mwamuretse ngeze nzaba the next kugeza ryari kandi umva bavuga ko napfuye ngeze bintwaye ndera bati wamenye pe nge nahozeho ndi next uri umuti wamenye rwose pe maze abantu bagiye bakora inkuru ngo niruka nkongora ngo niruka nkongora yego mpari ndi mu kazi ubwo se urumva batanazi kontranya ikivuga harabagiye urumva nk'uwaravuze ati punditi baramwishe ibyo urumva rero jewe nizera ko igihe nzaba ntagishaka kujya kuri kamera nzagenda nkora ibindi bintu mbivemo burundu gusa jewe kwera ukuntu meze sinabivamo burundu nzabikora kugeza mpfuye yego ntabwo nakubeshya kubera ko ibi nakazi biradutunze nimba mfite societe zingaye n'amaza nkaba meze neza ntabwo nawambwira ngo jewe mbino mbirimo kuzageza ku munota wa nyuma ko bitaza koroha umusaza cyangwa ibintu byahozeho ibiki ntabwo ari bishyashya ibiki byakozeho byahozeho byahozeho niyo mpamvu rero umuntu wese ufite YouTube yakitonze bro kwitonda mvuga nukuye biragoye kwitonda oya kwitonda mvuga ntabwo uri kubyumva ngewe sindakare ngo neresheje umuntu strike n'urugero niba ari kutekereza se urugero ngiye ushaka kuvuga inkuru z'ibihahe ihuha by'iki hari ikintu wavuze nakunze what we call mediation yego kunga cyangwa se nkana gwamaga gateko pundi wankozeho inkuru kandi iyi nkuru yawe yuzuye ibinyoma pe ako je sinakora inkuru irimo ibinyoma sibyo oya n'urugero ntanze ko ari we turi kumereka ndeke kuvuga kundi muntu iyi nkuru yawe yuzuye ibinyoma pe byakabaye byiza rero gutya na gutya hari ukuntu ubwira umuntu kabiri nawe ukajya ku ma strike ubona ko byabaye too much kabisa ariko ari situation ibaho iyo mediation kibaza gishobotse ubona umuntu yamaze kuguteza abantu iyo mediation uri kuyivuga nk'umunyamategeko uravuze ngo mbishyize mu rwego rwo mu rukiko mbishyize mu nyandiko no mu ngingo hano wajyari wano ni sinabyaye niri gukora ikibazo nsorezaho ni iki urumva punditi sinabyaye se icyo ari cyo isobanura iki nyine gukora ibintu nk'aho ntacyo uramira n'umukino wo kuhondagurana wo kuvunana oya ntacyo uramira nyine ntacyo ndamira n'ubundi byarangiye n'ubundi reka nihorere nyine ntacyo ni magi mu giswahili bacu umugani uvuga ngo magi yakimwagika ayazoreki amazi yamenetse ntabwo bayayora ubwo urumva rero igishoboka ni iki ni ukuyanyerera mukagwa ari feke wacika wowe punditi nsoza rero ikibazo cya nyuma ngiye no gusorezaho reka ninywera amazi mbona aza kumeneka ndabizi ukuntu kuba ufite YouTube channel uwo muntu akayikwetera strike cyangwa se akanayikuraho birababaza nzi neza ko mugenzi wacu Clara ubarababaye sibyo icyo cyo ndakizi nkuko nanjye babinkoreye nababara sibyo nkuko n'uyu wayiteye mugenzi wawe cyongewe nawe mbaye muteye yababara sibyo reka tugende mawe tuvuge impande zo kuko nicyo kimutunze nimba adafite ibindi akora yego Clara rero wavuze ko ako genshi shikaza abantu gushaka ibindi bakora mundi sara umuntu kwisukora ikintu kimwe biba byiza biba karusha bikora akantu kamwe nukuri none se Mary ko atari yabo ubukeye urayibura warira ibyo uvuze nukuri pe nukuri rwose
niba hari utwukuyemo 2,300 nanjye ndashaka bombo hari nibyo dodo zarahenze shora mu nyanya nujya mu nyanya nyine bikarangira uko nawuzi ngo ejo izanavaho nejo yavaho email naga UTBC yacu niyo ni ya Google iba mu gishanga cy'San Francisco niyo muzungu si ya Karangwa siyo kwa Murokore hano nagenda ngo ati wisubije ndakuvugisha mu kanya urumva nibagerageze bareke gupapira gushakira hano hamwe nabyo bapfusa benshi rero najye mbona nabikubwiraga batanze ibitekerezo abandi bagira agahinda cyane ko bababaje kuba hari umuntu wakora bimwe n'undi ariko wamutera strike ariko wamugani wapundita ibi ni ibisanzwe nyine bibaho muri twebwe gusa ntibikwiye bitewe nawe cyangwa nanjye ariko hari n'undi ubona ko bikwiye nyine isi se yego niki wabwira Karara reka bari wemera Karara namubwira akareba ibindi bintu ashobora gukora kuko nanone gukora ibiganiro ku muntu umwe buri gihe ntabwo ari imyidagaduro pe hano ngiye kuva muri angere y'ubusesenguzi ngiye muri angere y'ubumuntu ubwo ariyo ko turi abasesenguzi tuba turi abantu nyine tuba mu miryango mpereye mu kwa mbere kugera mu kwa 12 nkora inkuru mbi kuri The Ben mbi kuri Melody naba mfitanye ikibazo nabo nago nabandi gukora itangazamakuru mpereye mu kwa mbere nkakora inkuru mbi kuri Murongi Sabe nkagera mu kwa 12 sinabandi gukora itangazamakuru nabandi gukora mu nyangire ahubwo iyi minsi yose wakoraga iki ngiye nkora kujya ku kimwe jyaho kuri channel Rev igihe channel yanjye nyine wakoraga iki ko mbona ibiganiro wakoraga hari ibingiye reka hari ibiganiro bya batonalite hari umuntu nasuye mu cyaro hariho televiziyo reka twebwe turatebya tugatebya ntabwo tuzana ama video nta video zirimo oya ariko harimo izina nabyumvishe oya twe turatebya no kuvuga ngo turatebya kugira abantu tubafashe kuruhuka ariko tunarimo n'inyigisho kuko nka tonalite yavuze tubu nta muntu none uzagira ikibazo cyo guseba kuko nta muntu utarasebye dufite aho turebera uyu ni inyigisho yo kumvisha ko hari abantu batinyutse batagifite ikibazo cyo guseba hano yambwiye umuntu asiga ko ati mpaka video kanje apara ngo akarunaka ahubwo akakuyakira ka video aziko kugafite bivuze ngo rero icyo nshaka kukubwira niba mu kwezi kwa kabiri Karara yakoze ikiganiro kuri Murongi Sabe mu kwezi kwa 8 ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 2024 ko ikiganiro kuri Murongi Sabe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 ko ikiganiro kuri Murongi Sabe buke bwakora asugo ari gukora showbiz y'umuntu umwe oya nanone aho ngaho ushobora kwicara ukavuga ngo ni umugore naduhe nandi matiku y'abandi bagore aduhe amatiku y'abandi bagabo ajye mu mihanda ashakishe ajana amatiku y'uruvangitirana aduhe melange yiduha salade gusa rero niba ashaka gushinga imizi kuri YouTube nibyo kimwe mu Rwanda ushobora kuvugwa ariko mu Rwanda biragoye ko wavuga imyaka 15 rwose uri consistency ukora inkuru ku muntu umwe biragoye ntabyo nzi birasaba nyine ko ashakishe inkuru z'ahandi abacana inyuma ni benshi abasenya ingo ni benshi nababazana ubundi nakore content yo kwerekana abagabo basenya ingo n'abagore basenya ingo iyo content mu Rwanda turayikeneye twebwe izadufasha kuko yanyu sindubaka nzatamenya ngo nishaka umugore nzitwara gutya kugira ngo ntazajya mu bya gatanya cyangwa se ntazasenya yaba ari kumfasha kunyigisha cyangwa ashingiye akaguru bakababyi yajya bigisha ati umugabo unyurwa abagore bose ni kimwe umugore nyurwa abagabo bose ni kimwe ibintu nk'ibyo kurangiza barangiza gutya iyo umugore atarangije bigenda gutya ayigisha ibyo bintu kuko ntabyo twe tuzi turacyara abana ntitwagize amahirwe yo kubyiga ntituzi ikintu twakurangiza icyo ari cyo ntabwo tuzi ikintu cyitwa gucana inyuma ntabwo tubizi rero yikwibanda kuri content y'umuntu umwe icyo cyo ni icyambere nabamubwira kuko urumva biragoye cyane kuvuga rwose kwakora ku muntu umwe rimwe kabiri gatatu gatanu gatatu 8 9 10 nguri murashaka gutanga inyigisho uriya naga ari wigishizaho si urugero mu ishuri ntabwo mwarimu ajya gatanga urugero rumwe yatanga ingero nyinshi cyane mu mibare muri physique muri geography ingero zitandukanye muri showbiz ntabwo abamo umuntu umwe gusa abamo benshi mu muryango nyarwanda abantu basenya ingo z'abandi ni benshi habaye ugatanya 327 mu mwaka wa 2023-2024 na yinjire muri zo gatanya tubwira icyo bapfuye abantu atubwira noneho ningo zubatse kujya zishinga imizi byagenze gute tips atwigisha nabundi kuzakavuga ngo hari video ejo hari ni video ejo bundi hari video uburi hari video ngayo ndagushimiye cyane urakoze cyane ibyo n'ibitekerezo bye nka Punditi kandi mugerageze munyanyurukire kuri Punditi TV show ubundi mukomeze mwiyumvire nawe nabonye yarakoze n'ibiganiro byinshi nk'abandi bose
nuko ngayo nguko byo gusesengura hasta la vista icyo yakoze ahubwo nuko atashyizemo video ariko ubundi genda sesengura kuri YouTube nicyo kiriho cyonyine nta muntu ngewe nsetse n'umwe nibyo mumaze iminsi mucuruza twese turimo n'abacuruje mu buryo buri positive nibyo mwacuruzaga kuri YouTube hacuruza ibintu trending mu magambo makeya Diamond what The Diamond Dental Smile Clinic kwa Dr. Leandre buretse gato bagushyira Leandre ni umugabo twigize kuganira ni umugabo ufite ibintu by'ubwenge kude chapeau ko nari umuhanga byinshi byiza birimo amategeko birimo inama nziza akwigisha ukuntu wibrosa amakorogati meze ibiki byose ariko araza agakora ikiganiro kikarebwa n'abantu 200 kandi ari kuvuga uburyo amenyo yabazakomera ntuzasaze byaravuyemo nkakora kwa Kanyombya nibyo nkubwira noneho ntago washaka kumureba ariko video buretse gato noneho narangiza ukazana ati Gasaro mu kabari k'inyamirambo yasinze ikiganiro kikajya views 30 namwe nibyo mukunda mujye mureka rero babaha ibyo mukunda babaha ibyabo ntago mukunda ibyiza ntimukunda amahoro ntimukunda umuntu ariko ibyo bintu baba babyiriwe merega byiza uvuga baba bashaka isi nshyashya alors on va d'accord Gasaro TV.